umuntu wakomerekejwe n'umuntu rero nabo hari umuririmbyi ugeze kuririmba ko igikomere kibaho abantu badukomeretsa barahari atari ko niba hari igikomere kiryana cyane kikagorana cyane no gukira naho wakomerekejwe n'uwo mu nzu ya so hahandi mukorana umurimo w'Imana cyangwa wa wundi wo muvindimwe mu nda cyangwa umuvandimwe w'indani mu rugo uwo muntu aragukomeretsa igisebe kikaba cyatinda icyo gikomere kikaba cyatinda kugira ngo kizakire ariko se tukigumane tuvuge ngo byabayeho wa muntu yagukomerekeje wababaye yego wakomeretse uravirirana nkuko twabonye ko umuntu asitaye ashaka kuvirirana cyangwa yakoze accident agakomereka icyo ari cyo cyose noneho this time umuntu yagukomerekeje umutima wawe mu by'ukuri ubuvirirana naho atari amaraso ari hanze y'ubona ariko mu ntekerezo za umutima wawe ubuvirirana ubabaye turabashuje mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe shalom shalom muraho ramahoro umeze neza nanjye nguwe neza ndamahoro rero hirya no hino aho muri ndabasuhuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana ndababwira ngo uyu mwami wacu aracyari ku ngoma uko yarari ejo niko ari uyu munsi ni nakazahora mwebwe rero mushobora kuba mutamerewe neza either urwaye cyangwa ufite ibibazo cyangwa wabuze ukunda cyangwa waraye ubusa cyangwa iri ubundi nukuri ndakubwira ngo Yesu uko yararejo niko ari uyu munsi ni nakazahora icyo dusabwa twebwe no kumwiringira no kumwizera no kumuhozaho amaso ubundi nta na kimwe adashoboye bishoboka ko ari uyu munsi ariko ejo amateka agahinduka rero guma ku mwami mwikomezeho umve yuko ari byose muri byose igihe cyawe gusa gisohoye gutya birashoboka ko amateka yahinduka turabahamye bo kubihamya rero reka tubanze dushime uwo mwami kandi tumwishyire mu biganza data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro turakunezerewe cyane umunsi wa none tugushimiye uburinzi bwawe ineza yawe n'ubuntu bwawe tugushimiye ko tugereje uyu munsi turi bazima tugushimiye ko twongeye kugaruka hano mwami erega atari wowe ntabwo twebwe ntaho twakwigeza erega byose mwami dukora hose tugera byose tuvuga ndetse mwami na kimwe icyo ari cyo cyose tugeraho no kubera wowe ni wowe udushoboza ni wowe uduha imbaraga ni wowe uturwanira ni wowe udutsindishiriza izina ryawe rishyirwe hejuru ndagushimiye ko rero mwami wadushoboje ko tugaruka hano ndagushimye kugasije wamaze gutegura mwami ndagushimye yuko mwami wamaze gutegura imitima izafashwa n'isije ya none mwami hari byinshi cyane byinshi ariko muri ibyo byinshi icyo bahisemo wera wa Isiraheli nicyo tuhaduhaye agaciro natwe nuko rero mwami yosije nibishyize mu biganza ndakwemereye mwami ngo nkoreshe uko wateganije ndakwemereye data ngo ukurure babandi amatwi amaso bitekerezo byose babyerekeze nabo kuri yosije kugira ngo ibagirire umumaro wa wundi wese mwami wateganije kuzamugira umumaro ushyira inzira yawe nk'Imana ahiri nahitabonekaga kubw'amaso y'abana b'abantu maze igere kuri wa wundi wateganije kugira imufashe maze dufatanye gushima izina ryawe niyemeje ko mwami ndibucishwe bugufi cyane ndetse mwami niyemeje gukoreshwa nawe njyewe data ntacyo nicyo ndakwinjizira kugira ngo nkoreshe simvuga ibyanjye singaragare nkanjye sinekereze nkanjye ahubwo mwami we muri je uganze nibwo icyo ndi buvuge kiri bugirire umumaro wo mbwira nibwo icyo ndi bukore kiri bugirire umumaro bitari ibyo ntacyo naba nkora shyirwa hejuru mwami kuri Imana dukunda kandi itwitaho ko bwije uko bukeye kaba yemeye kubana natwe mu tangiriro ndetse no mu iherezo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndabashimiye mwese rero bakunzi ba Team TV nukuri mbashimira yuko muhora hafi yacu mbashimira ko buri kiganiro kigiye mbabona mukora like mugakora share mugakora subscribe mugakora mugakomentinga benshi nabonye muraza mukamvugisha ku ruhande ntabwo mwese nabonye ko
ntabwo muri abantu mukunda ngo mbishyire hariya kuri YouTube, ariko all in all ni ukuri I salute you, muri imfura, muri inshuti nziza, ntawe usa namwe. Imana ijye baduhera umugisha, ibaturindire, barwanire, batsindishirize, iteri baterirwa nyibarwanya, ko yishobora byose, amanywa n'ijoro tubereye maso. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi rero n'undi munsi mwiza data yadushyiriyeho kugira ngo tunezerwe, ariko nanone nubwo tunezerewe kuko turiho duhumeka umwuka bazima, kuko tutaragera ahacecekerwa, kuko tutaragera ICU hahandi aho abantu ari indembe naho ejo yakira cyangwa se akaba ari nayo nzira ye, nubwo nta ariko ni ukuri imitima yacu tunejejwe nuko twebwe tugihaye amahirwe yo kubaho. Rero ni muri ubwo buryo mvuga ngo dufatanye gushima Imana iba yaturinze ibyo ducamo byose, ari uwurwaye, ari uwo nguwo urembye, ari uwabura, ari uwabwiriwe, ari ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, kuva tugihumeka umwuka bazima. Narababwiye ngo birashoboka ko uyu munsi wahindurirwa amateka. Ngenda umuhamya byo mavuga mafite gihamya, ni ukuri burya ntasije yongeza na hano nyikuye hirya, sije zose zonjya ntanga, ni ukuri mujye menya ngo zituruka ku ndiba y'umutima, ni ibyo mba naraciyemo, data yarabinyujijemo agashobora kungeza aho ngeze, nkumva nanjye hari impamvu yo kwifashisha uwundi kugira ngo nawe ejo bundi yumve ko ibyo arimo atari ryo herezo, niba ari ubirimo cyangwa akazayumva atarabyigeze, ariko jende bikamubaho. Ariko Imana ibarinde ibintu bibi byo tuba tuvuga byo twaciyemo, Imana ijye ibarinda mwuka byaramwe. Uretse ko turi kuri iyi si ntabwo twamenya uko bimeze, niyo mpamvu iyo tuvuze gutya uwo byabayeho, ubirimo, utarabigeramo yenda ejo bikamubaho, ahari hari ijambo ryavamo rikagufasha, rigatuma ushobora kumva ko yakuye Jolly hariya hantu yamufashije, nawe ishoboye kwagukura. Ni nyembaraga kandi njya nkundira Imana ko ntigira abantu ku butoni, nta bwoko Imana igira ngo ndebe ubu cyane kurenza ubu, nta bwiza bw'umuntu uvuga ngo ni Jolly nagiriye neza ko ari mwiza, ariko Jolly we nta sura ngo Jolly ko ngo afite po ya shokora ngo niyo mpamvu namwitaho ngo uyu nguyu w'inzobe cyangwa wirabura. No. Imana yo kabyara ntirobanura ku butoni. Uyo uyu munsi wawe isaha ya sekonde yasohoye bibaho ibyawe, tugafatanya gushima Imana. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa igikomere. Igikomere ni ijambo ryo twumvise cyane. Igikomere ni ikintu cyo twumva gica mu matwi yacu kenshi. Nakomeretse, wankomerekeje, warankomerekeje, narakomeretse, mfite igikomere kubera. Nagira ngo umunsi rero tuganiye ku gikomere. Igikomere wowe ugifata uti ni iki, bundi giterwa n'iki? Ese ni wowe ubwawe giturukaho? Ese gituruka ku Mana, gituruka mu bantu, gituruka kuri Satani? Wowe ku bwawe wumva igikomere gituruka ku ki, gikomoka ku ki, giterwa n'iki? Uyu munsi rero iyo niyo sije numva Imana yashyize ku mutima yuko twareba ngo igikomere ni iki kandi ingaruka ni izihe kuri twebwe. Rero je ku bwanjye narabwiye ngo ibyo sije zose zonjya ntanga hano ni ukuri n'ibyo mba nace, n'ibyo data aba yarancishijemo, nkareba experience mbifitemo, nkumva naza nkayibasangiza ku buryo namwe bishobora kugira icyo bibafasha. Igikomere rero ni ikintu kitari cyiza. Igikomere ni ukuvuga ngo kugira ngo mvuge ngo nakomeretse nuko nari meze neza, nari mfite amahoro, nari nezerewe, nari mfite ibibazo, ariko noneho byabaye ngombwa niba mvuga ngo nakomeretse ino nuko nateye intambwe nkaguruka, either nkajya gutashya cyangwa nkajya ku muhanda nkagenda cyangwa nkajya kuvoma cyangwa nahagurutse nateye intambwe, mvuyeho ndi bituma nsitara ndakomereka. Icyo ni igikomere cyo ku mubiri bisanzwe. Yewe ushobora no kuba aho nicaye gutya hakaba hagira gutya akamanuka nk'ikintu kikankubita kikankomeretsa, icyo gihe n'ubu nizavuga ngo nakomeretse. Hari igikomere nanone kidatewe nuko nahagurutse ngo ngende nsitare, kidatewe nuko ikintu kimanukiye no nango kinkubite kimbabaze kinkomeretse, ahubwo igikomere kigakomoka ku mwana w'umuntu. Tukaba twari inshuti,
tukaba twari abagenzi twasangiraga byinshi ariko noneho ejo bikagira bitya hakagira icyo nkora kikankomeretsa cyankoze cyankomerekeje ntabwo ari uko yangiriye neza yankoreye ibintu bitari byiza yankoreye ibintu ntitegura ntari niteguye kumubonaho bibi icyo gihe ni ukuri nyuma uzamvugisha nzamubwira ko runaka yarankomerekeje ayo ni amagambo dukunze kuvuga narakomeretse kubera iri jambo runaka yavuze narakomeretse kubera ibi bitekerezo runaka yatanze mvugaho narakomeretse nakomeretse igikomere ni ikintu kitari cyiza muri make nta cyiza cy'igikomere rero nagira ngo tuvuge turebe igikomere ni iki kivuze iki gitwaye cy'umuntu bimeze biti igikomere nyuma yuko maze kumenya ngo ni ikintu kigaragaza nyine cyakubayeho kitari cyiza either waba wagenze ugasitara ugakomereka yaba ari umuntu wagukomerekeje yaba ari ikintu cyakuguyeho kikagukomeretsa naje gusanga gusa igikomere aho kiva kikagera ari ikintu kitari cyiza noneho rero niba wasitaye kera tukiri mu cyaro twagiraga ibintu byo bita inyabarasanya bakayivuguta gutya bakokandira kuri cya gikomere wakomeretse bagapfukishaho ya nyabarasanya mu kanya n'ukuru kamera neza aho twaziye mu mujyi rero iyo ukomeretse iyo usitaye ugakomereka iyo wakoraga ikintu ukikata ugakomereka iyo wagira gute wihutira kujya niba ari akantu koroshye ujya mu farumasi ukagura umuti warangiza ugafata ka plaster ukakomeka hahandi wa muti ukakuvura nuko cya gikomere kikaba kirakiza iyo rero ari ikintu gikomeye n'ubundi dutera intambwe niba ari imodoka niba ari moto niba ari igare niba ari amaguru niba ari abaguheka ku mugongo bakwirukansa bagutwara kwa muganga kugira ngo cya gikomere kivurwe ukagerayo bakahoza bakashyira imiti bakahapfuka ukaba wajyayo buri munsi kwivuza ariko ukazagira igihe ugakira cya gikomere kigakira hagasigara inkovu cyangwa ya nkovu ikazajya n'igihe igasibama nayo ukaba wanakwibagirwa cya gikomere igikomere gitewe n'umwana w'umuntu uyu munsi nicyo turi buvugeho igikomere gitewe n'umwana w'umuntu ni hahandi h'umuntu yari inshuti yawe muri inshuti muganira ibintu byose mukorana ibintu byose ejo wagira utyo ukabona ya nshuti yawe iragutengushye wamuganira ibintu arabikuvuzeho hanze urabyumvise ese hari ibyo yakuvuzeho utakekaga yuko yakuvugaho bya bindi bikagukomeretsa ese hari ibyo mwavuganye we yataye hanze wabyumva byakugarukira bikagukomeretsa noneho tugiye kureba niba wa muntu wakomeretsa sitaye cyangwa wakomeretsa akagira ikintu kimukomeretsa ahaguruka akajya kwa muganga akivuza akabona imiti akavurwa agakurikirwa agakira noneho wa muntu wakomerekejwe n'umuntu we tugiye kureba ngo bimeze bite umuntu wakomerekejwe n'umuntu rero nabo hari umuririmbyi ugeze kuririmba ko igikomere kibaho abantu badukomeretsa barahari atari ko niba hari igikomere kiryana cyane kikagorana cyane no gukira naho wakomerekejwe n'uwo mu nzu ya so hahandi mukorana umurimo w'Imana cyangwa wa wundi wo muvindimwe mu nda cyangwa umuvandimwe w'indani mu rugo uwo muntu aragukomeretsa igisebe kikaba cyatinda icyo gikomere kikaba cyatinda kugira ngo kizakire ariko se tukigumane tuvuge ngo byabayeho wa muntu yagukomerekeje wababaye yego wakomeretse uravirirana nkuko twabonye ko umuntu asitaye ashaka kuvirirana cyangwa yakoze accident agakomereka icyo ari cyo cyose noneho this time umuntu yagukomerekeje umutima wawe mu by'ukuri ubuvirirana naho atari amaraso ari hanze y'ubona ariko mu ntekerezo zawe umutima wawe ubuvirirana ubabaye cyane ikintu kikubabaza ni ukuvuga ngo koko Jolly nawe koko yankora ibi kubatanzi sinkibwira abantu kuko amazina yanjye nakomeje kuyavuga mba numva ko abantu bose ubu tumaze kumenyana inshuti zanjye ariko uyibonye ari ubwa mbere nitwa Jolly nitwa Umuganwa nitwa Maganza nitwa Auntie J so iryo wahitamo akaryunyita so this time uno muntu akavuga ati Jolly koko twasangiye akabisi n'agahene k'abanyarwanda tubivuga Jolly twafatanije ibintu byose Jolly nabikije amabanga yanjye yose Jolly nizeraga bigeza niwe wankomeretsa iki kigeni cyagisebe ubwo no kuvuga ngo ni nkuko nakaye afite igikomere natewe
ni ukuvuga ngo ubwo kiravirirana kirambabaje kirandya kuko ntinde vuga ngo koko Jori ni nka cya gisebe kiri ku mubiri cyangwa cya gikomere kiri ku mubiri uburyo cyantindanye cyambabaje cyandiye ngira ngo aho turi hose nta muntu kameme twavuga ngo ntabwo arakomerekaho niba atarakomeretswa n'umuntu yarasitaye ubyanga bikunduza igikomere cyari cyo so no kuvuga ngo wa muntu rero niba yaragukomerekeje ariko noneho reka turebe ko wa wundi yamaze gukomereka agatera intambwe akajya mu pharmacy niba bidakomeye cyangwa wundi bikomeye bakamwirukanse cyangwa ubwo akareba ko yigenza akagera kwa muganga kugira ngo avurwe ntakomeze kugira icyo kibazo ntakomeze kugira ubwo bubabare ntakomeze kugira icyo kibazo twebwe niba umuntu yadukomerekeje tuyikora iki rero tukicarane dukomeze duheranwe n'agahinda duheranwe n'icyo gikomere igisebe gikomeze turye dukomeze tubabare cyangwa duhaguruke dutera intambwe ngire nkumva ku nama yanjye tudakwiye guheranwa n'igikomere kuko icyambere niba nateye intambwe wonge kwa muganga cya gisebe gishobora kugira ukuntu gikomeza kigacukura niba ari ukuguru kigacukura kikajya dipa niba ari ukuboko niba ari iki kigacukura kikajya ibwina kikinjira ese cya gihe mu by'ukuri kizangwa neza gishobora kuzavamo tetanus hari ubwo umuntu abura irindi jambo ariko tetanus twese turayizi gishobora kuzacukura gishobora kuzakuviramo kanseri gishobora noneho cyavamo kanseri cyangwa tetanus hakaba hanakuviramo urupfu no ku muntu rero niko bimeze niba umuntu agukomerekeje ihutire kujya kwivuza no kuherero ubwawe wicara cyambere cyocyo nkuko wicara ugatekereza uti ko nakomeretse ibi birareba pharmacy gusa mbe nakwiruka njya ku pharmacy cyangwa njye kwa muganga ibi birareba he nihe iyi ngano y'ububabare nkwiye kuyerekeza he ni nako nibaza ko n'umuntu yagukomerekeje ukwiye kwicara ukibaza ukavuga utari ko Jori ko yankomerekeje yego ariko se nkomeze gutya nicaye mbabara biramfasha iki hanyuma se ko Jori yankomerekeje we akaba yenda atanazi ko nakomeretse we yabibwiye umuganwa navuze ntabwo nzajya nkoresha amazina y'abandi yabibwiye umuganwa we azi ko byarangiye umuganwa mu bikibanga ariko umuganwa yaraje arabimbwira ndabimenye none ubwo nabimenye se ngiye guheranwa n'agahinda yenda Jori we yimereye neza araseka araserebra niyo tunahuye nanyereka yuko nabyo zicereye sashimwe Jori ariko mu by'ukuri abizi yuko icyo kintu kiri uretse ko nawe atamenye ko wagarutse wowe ngo ubimbwire mbimenye njye nkumva rero kwivura kwa mbere icara witekerezo nk'uko wa muntu yitekereje agafata umwanzuro akavuga ati no ngiye kujya kwa muganga kugira kino gikomere gikiri nawe icara witekerezeho vuga utese uno muntu ko we abayeho neza anezerewe hanyuma ngiye iki gikomere kukigumana ko mbona ari jye uvunika reka nkubwire ngo iyo ugumanye igikomere ntugire intambwe yutera kugira ngo wivuze ni wowe ubabara cyane wa muntu ariturije aranezerewe ari mu buzima bwiza wowe urara udasinziriye urananirwa kugira icyo ufata urananirwa kurya urananirwa kunywa urahangayitse wibaza ngo iki gikomere wibaza ukuntu Jori yaguhemukiye wibaza ukuntu yagiye kuvuga wibaza ukuntu yagukoreye ibi n'ibi ese reka tuve kuri Jori urarara shinge kubera ko uri umukobwa wari ufite fiance wari ugiye gukora ubukwe arangije umugabo agize acyaragukase birapfuye urarara utariye urarara utanyweye we yenda ameze neza ararya aranywa araryama agasinzira uribaza ku gisebo uribaza ku nshuti zawe wari waramenyesheje uribaza ugaheranwa n'ako gahinda mwibuke ko nababwiye ngo igisebe kitavuwe hari ubwo kivamo tetanus cyangwa kikavamo kanseri kigasoza kikwishe nicyo gikomere nacyo iyo utarebye neza kikuviramo tetanus yo ku mutima kikuviramo kanseri yo ku mutima mukambabwire ngo nimureba neza musanga hari abantu bijye binanira pe akavuga ati iki kintu ndumva nta kwihangana kirutwa no gupfa ntakiyahura ntabwo tubaye bagira atya akamanuka kunza kikubita hasi agapfa ntitubaye bagira atya bakiyica ugiye kumenya cyangwa usanze n'urwani ugasanga ni igikomeye kandi wamukomerekeje abayeho neza agiye gukomeza ubuzima wa wundi yapfuye ese muvandimwe ubwo urumva koko hari icyo ubwo urumva atari we wibabaje niwe wibabaje kabiri niba uri umugabo ukaba ufite umugore akaba yarakunaniye ugahitamo ukagira utya ukamuta aho ngaho cyangwa nubwo akagutaha akagenda niki gitumye urarashinge wemara kumenya icyo gisebe none ufata umwanzuro wo kukivura ikintu nabonye kigorana no gusobanukirwa ngo ndarwaye
iyo umaze kumenya ngo urarwaye ukagenda ukarata uburwayi umuganga uburatiye arakuvura ejo akaribwo urata ukuntu wari urwaye hanyuma n'ukuntu waje gukira ariko iyo urwaye ntumenye ko urwaye n'ukuri biragoye cyane kugira ngo uzakire ya ndwara kuko uraguma aho ngaho ukomeza uvuga uti nta kundi nyine ubwo yarambabaje nta kundi ariko mu by'ukuri uko bivuga niko ukomeza ibwina niko ukomeza kurushaho kubabara niko bwa bubabare burimo bucukura hakavaho ubwo turwara ibifu hakavaho ubwo turwara za pressure kandi wa wundi wagukomerekeje ryabuye wasitaye ese buryo dusitaye kwibuye ibugira ngo rigira ikibazo nta kibazo cyagukomerekeje full stop ucyo ntacyo ryumvise ntirivuga ntirigize ni nka wa muntu yagukomerekeje ariko we ashobora kuba ari bize yirira yinywera yiryamira agasinzira ntabwo azi what you're going through ntazi ibyo ucamo ntazi uburyo urareba ntazi uburyo urarubabaye rero reka mbabwire umuti nguyu nkuko wa muntu yahagurutse ryabuye ryamukomerekeje ntiryameye n'igihe cyamukomerekeje cya kintu cyo yasitaye cya cyuma cyamukase cyo kiri free gikomeje gahunda zacyo niba ari ugukata cyakomeje gikasa ibindi niba ari ibuye riteretse aho ngaho ni nka wa muntu rero wa muntu aguma hariya ariko wowe ugahangayika nkuko wundi yahangayitse akajya kwa muganga kwivuza niko nawe rero ukwiye guhangayikira kujya kwivuza ntuhangayike kuvuga ngo harambabaje Dore wicara kubita urutoki kurundi wumva uhangayikiye kuba wamwishyura ubwo sereka nkubwire nubwo bwose haguruka ukamwishyura ariko ni hahandi wowe ahubwo kankubwire ngo babara kabiri rero reka mbabwire ngo aho kugira ngo wicare ushaka kwihorera wicare wumva uzanyurwa ruko Dore umwituye ikibi cyo yagukoreye wicare wumva ko nese wa muntu hari icyo yakoze ryabuye ntihagurutse ahubwo ajya kwitabara nawe numva rero icyambere ari uko wakitabara ukirinda uwo mubabaro unesheje umutima wawe uguye nabi umutima wawe uguye nabi intekerezo zawe uguye nabi ibyo wakoraga byose wari uzi ko ubabaye cyane unanirwa no kugira ikintu cyo wakwikorera ngo utere imbere unanirwa no kugira n'ikintu hari ubabara akajya mu gitanda agaherama akababara agahinda kakamukubita agaheriyo niba ari fiance wamwanze niba ari umukobwa wanze umusore niba ari umusore wanze umukobwa niba ari umugabo wataye umugore akabaho ngaho akananirwa kugira ikindi kintu cyo yikorera akaremba akabindemba akabiyo hakavamo no gupfa reka mbabwire rero twiheranwa n'igikomere twiheranwa n'icyo gisebe cyabaye ngombwa ko kigufata twiheranwa n'ibintu byatubabaje twiheranwa n'ibintu bishobora gutuma tuvanamo kanseri pressure n'ibindi birwara bikomeye oya reka turebe ngo ejo hazaza hacu hameze hate niba ufite abana ese aba bana bawe nubata aho ngaho aburiye ko baguwe neza abawe bazize iki niba uri umukobwa ndakwibutsa ngo abo abasore bari hanze hano benshi cyane nta naho wari warasomye ntabwo Imana yigeze izanga kubwire ngo Emi niwe wari umugabo wawe ku buryo umutakaje rwose uzamenye ko no gupfa uzapfa nibaza ko ntaho byanditse muri Bibiliya ikindi niba uri umugore niba uwo mugabo agiye musengere mugaruzi neza musengere birashoboka reka mbabwiye nababwiye ngo Satani nta promise afite yuko azashaka uretse no kuba atarashatse uretse no kuba nta mwana afite uretse kuba nta mugore nta na promise nta fiance afite nta n'isezerano yuko azashaka nta mpamvu rero yarebera urugo rwe ngo rureke rubaho icyari bukore no kwicara batera utunonko atera amakandi kureba ubwo ari bugende nuko ugasiga ngo urakomeretse ugapfa nabi babana bawe ubasize he nta kintu rero kiruta ubuzima bwawe duharanire cyane kutaba mu gikomere ngo kiturushe imbaraga kidutsikamire kigere nubwo kidutera ibirwara tutatekerezaga kugira kigere nubwo gishobora gusoza ari urupfu nkuko twabonye ko cya gisebe kitavuwe kijyamo tetanus kikagira gute kikaba cyanavamo kanseri ukaza gusoza upfuye nanjye rero ndababwira ngo nshuti z'Imana twirinde kuba twaheranwa n'igikomere tukirinde cyane ikindi naje kubona muri iyi si turimo hari ubwo bitewe n'ibyo tuba twakoze imbere y'Imana hari ubwo Imana ijye yemera ko icyo gikomere kikugeraho kandi ibyo njye mbabwira ngo jye nemera ko nta kintu cyatugeraho Imana itagihisemo wapi ntibishoboka murebe Mika 6:13 icyo kivuga ku gikomere cyavuga ngo nicyo gituma nanjye naguteje igikomere kibabaje nkugira umusaka
nguhoye ibyaha byawe. Hari ubwo rero icyo gikomere kijya gishobora kuba cyaturuka nanone ku byaha, kugomera Imana. Ikizagufasha rero nta kindi nuko uzatera intambwe ukajya kwivuza. Kwivuza ni ukuri, ni ukumenya yuko hari aho wagomeye Imana, hari aho witwaye nabi, hari aho utitwaye neza imbere yayo. Nyamara yo nta gihe yahwemye kukurwanira ishyaka. Ntuhitanwe n'icyo gikomere, ntuvuge uti reka mbeho ntegereze uruzaza ruzanyice. Oya, haguruka wivuza. Uri bwivuza uti nuko uri bwitekerezeho ugasanga kino gikomere gishobora kuba cyaturutse ko nari nagiye kwiba bakantema, gishobora kuba cyaturutse ko nari nagiye gutwara iby'abandi bakabinziza, gishobora kuba cyaturutse yuko nawe mukobwa yenda uri muri rira ko yagutaye, wenda yari uw'abandi kandi wari ubizi urahemuka, cyangwa wa musore. Mbe muri make icyo bigusaba ni ukwisuzuma. Wamara kwisuzuma ukagenda ugapfukama ugasaba Imana imbabazi. Ni nk'uko wa muntu yamaze kwisuzuma ko yababaye yakomeretse akiruka ajya kwa muganga. Nawe niko bikwiriye, twese niko bikwiriye. Iyo mbabwirage nababwiye ngo message yije si wowe gusiziye nanjye ibinziye. Niba bigenze bityo rero twihutire cyane kujya imbere y'Uwiteka, nituranze dupfukame tumusaba imbabazi. Rero reka mbabwire ngo igikomere nta gihe na kimwe nashobora agiye kukikuramo. Igikomere nta gihe na kimwe ubwo wakikuramo. Igikomere nk'icyo ngicyo giturutse ku Mana, igikomere nk'icyo giturutse ku mwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ndetse na cya kindi cyaturutse ku kintu nk'uko twahoze tubivuga, byose jye mbona ari Imana yonyine izadufasha kubivamo amahoro. Imana nizanshoboza kubona amafaranga ntwara kwa muganga nshobore kwivuza. Nanone Imana nizagaruka umutima, inkomange ku mutima, inyibutse yuko ibi bintu bishobora kuba ari inkomoko yaho nahemutse ku Mana, yaho nitwaye nabi, bitume nkubita hasi igipfukamiro sa Imana imbabazi nongere nyigarukire. Ni nayo ishobora gutuma nibuka ngo iki gikomere natewe na runaka, uretse gusubira abanyarwanda babyita amatiku, kuba nasubira bambwira nti kuki wamvuze utya, kuki wangize utya, warankomerekeje. Instead of that, cyangwa aho kujya nkoruko, namara kwisuzuma havuga nti nguyu rero umuti wa Mana, niwe wenyine ugiye kunyomora, ukemerera Yesu Kristo kugira ngo akomore, biroroshye cyane uzakira. Ntabatindiye rero nagira ngo uyu munsi mbabwire ngo duharanire cyane kudaheranwa n'igikomere, duharanire cyane kudatsikamirwa n'igikomere, duharanire cyane gutuma tubaho amahoro. Naho mugenzi wanjye atabishakaga, naho byaba bikomoka kuki cya kindi cyose, reka mbabwire ngo Imana yo kabyara ngo ntabwo ijye yemera icyakugeraho kirenze kwizera kwawe. Ibuka yuko rero igukunda kandi ibyo yibwira kugira ari byiza gusa, nta kibi kirimo. Rero mukundwa, ndabasabye cyane nanjye kandi nsaba Imana kugira ngo twese Imana iturinde guheranwa n'igikomere, iturinde guheranwa n'ikintu cyatuma ubuzima bwacu tubuvamo cyangwa se tubaho nabi kubera icyo gikomere. Ahubwo niduha uburyo idushoboze, ariko mu gihe cyose uzashaka ibigenza ityo no kuzaba wayemereye, ngenda yemereye, ngaho nawe yemerera. Rero Imana iduhana umugisha, kandi Imana yo mu ijuru yivuze ikintu nuko no kugikora ibishoboye kugikora, nuko no kugikura ibishoboye kugikura. Tuyemerere gusa, iradukuramo ibikomere byose byo twaba dufite, nuko hasigaye dusigare twemye dushima izina ryawe. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Reka dushime, turagushimye Uwiteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro. Wakoze kubana natwe dutangira, wakoze kubana natwe hagati, wakoze kubw'amagambo avugiwe aha. Nzi neza ko atari wowe Mwami nta na kimwe twageraho, nzi neza ko nta jambo navuga ajyeho umwana w'umuntu ryagirira umumaro ubwoko bwawe, ariko naguhamagaye ntangira Mwami ngo ntabarije singaragare sinumvikane, ahubwo muri wowe muri jyewe uganze wa Mana we utegeke, kandi ijambo ryo yahisemo aba ari ryo rinyura mu kanwa kanjye. Je niyemeje kubera igikoresho, nuko niko wabigenje. Sinshidikanye yuko aho ngeze Mwami yose amagambo navuze ari wowe wayamvugishije atari jyewe. Nuko rero ndakwinyize kugira ngo aya magambo agenda agere kuri wawe wateganije, naho yaba ari umwe Mwami, hakagira uwagirira umumaro, hakagira uwakoraho Mwami, bikamufasha komora igikomere Mwami, bikamufasha kongera gusubira mu buzima buzima. Erege dukomeretse nitwe twibabaza, erege duheranwe n'igikomere nitwe twibabaza. Ba bandi baba dukomerekeje nta makuru baba bafite, ni nka ryabuye iyo ryadukomerekeje nta makuru rigira, ni nka cya cyuma. Rero Mwami, twebwe tuba tubabaye Mwami, dushoboze udusohore muri ako kababaro, dusohore muri icyo gikomere,
tubeho mwami w'abami tunezerewe ibyo satani yifuzaga kuri twe guheranwa n'igikomere n'agahinda kacyo biburizwemo nuko mwami ahubwo tuganzwemo no kugushima no kuguhimbaza ko ari wowe uba wadutsindishirije yishimwa kandi uhimbazwe ushyirwe hejuru kwatangira natwe ukabisozanyije natwe uha umugisha buri wese dukorana uyu murimo ndetse n'abadukurikira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.